neza. Reka dushime Imana muri uyu mwanya kubera yuko ariyo yemeye ko tugera aha ngaha duhumeka umwuka w'abazima. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nubwo duteranijwe na gahunda itubabaje twese kubera umubyeyi wacu, umuvandimwe kubo banganaga, umujyantu w'ingirakamaro mu rwego rukomeye kuri twebwe, niko bigenze nyine mu isi. Ariko ndababwira ngo ihumure rituruka ku Mana rigere mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Amen. Njyewe muri kumwe muvugana nitwa Pastor Namuhoranye Asieri, nkaba ndi umuyobozi w'intara ya Kananira, ariyo Pastor Ngendahayo Enosi yabarizwagamo. Ngira ngo turaza kurushaho kubisobanukirwa kuko hari amateka maremare. Niyo mpamvu rero ngira ngo mbarangire gahunda zose uko zigiye gukurikirana muri uyu mwanya, kandi nkabasaba kugira ngo buri muntu wese aze kuza kuzubahiriza nk'uko ziraba zitanzwe. Uyu mwanya hari pastor ushinzwe kudutorera indirimbo, arayitora. Narangiza hari pastor ushinzwe gusenga, arasenga. Namara gusenga turahita ko twinjiza umubiri mo hariya mu nzu mu rugo rwe. Niturangiza nitwe n'ubundi turaba turi imbere, ubwo n'abandi bose abashinzwe protokole baraza kuba badufasha kuyobora abantu dusezera. Umaze gusezera yihuta ku rusengero rwa Shembe hariya hirya, aho turumvira ijambo ry'Imana riduhumuriza ndetse ridutera ibyiringiro. Nuko nguko gahunda iteye muri uyu mwanya. Reka rero nsabe Pastor Twambikana adutorera indirimbo, maze uriya musore uri hariya adufashe kuyiyobora. Manuel, tugiye kuririmbira hamwe twese indirimbo ya 8. Indirimbe nk'abantu b'Imana mwitonze kandi mutekereza. Yesu ashimwe. Nubwo bimeze bityo nk'abakristo tugomba kugenda ngo tugere kure. Niyo mpamvu